Reka nsuhuze kandi mwifurize gukomeza kugira ibihe byiza. Habaye impanuka idasanzwe muri Kigali ku munsi wa mbere w'umwaka. Mu murenge wa Gatenga mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali habaye impanuka. Imodoka bikekwa ko yari yacitse feri ikaruhukira hejuru y'inzu yari iryamyemo umuturage, nk'uko muri kugenda mubibona kuri screen zanyu. Ni impanuka yabaye mu gitondo cyo kuri uyu wa kane n'ubundi tariki ya mbere Mutarama 2026 mu mudugudu wa Kamabuye mu kagari ka Karambo muri uriya murenge wa Gatenga. Ahagana saa moya zo muri iki gitondo nibwo iyi modoka yo mu bwoko bwa Toyota Daihatsu yerekezaga ahitwa Karambo, bikekwa ko yabuze feri ubundi ikamanuka ikaruhukira hejuru y'inzu yari iryamyemo umuturage. Wari uryamye muri iyi nzu acyumva ikintu kiguye hejuru yayo yasohotsemo yiruka, mu gihe umushoferi wari uyitwaye nawe ntacyo yabaye akaba yayisohotsemo anyuze mu kirahure. Umwe mu baturage batuye muri aka gace kabereyemo iyi mpanuka avuga ko bumvise ikintu gisakuza bagakeka ko ari imodoka ikoze impanuka, ariko batakekaga ko yakora impanuka ikanagwa hejuru y'inzu. Yagize ati numvise ikintu gikubise cyane ntekereza ko ari imodoka imennye amabuye. Nasohotse rero nsanga ni imodoka iguye hejuru y'inzu, yinjiye mu mabati yo hejuru, ariko wari uyitwaye yari amaze kuyisohokamo. Ni mu gihe umushoferi wari utwaye iyi modoka we yatangaje ko yabuze feri igahita ibirindukira hejuru y'iriya nzu. Ati nahise nca mu kirahure ndasimbuka nyivamo. Umusore wari uryamye muri iyi nzu yaguyeho iyi modoka avuga ko akimara kumva ikintu kikubise hejuru yayo yabonye ipine agira ubwoba. Ati numva abavugije induru nsohoka niruka, ngeze hanze nsanga imodoka iri hejuru yaho nari ndyamye. Imana ishimwe ko yakurinze. Byari byo, dusubire mu biganiro byacu biri imbere.